Nimunyemerere mbasuhuze kandi mbahe ikaze inshuti zanjye z'akadasohoka ababesto banjye mudahwema kunkurikira aho muri mu mpande z'igihugu zose zigiye zitandukanye, mbanje kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Blaze Boy TV show. Ubu rero twamanutse aha turi ni Rusizi se wakwibaza ngo habaye iki? Byagenze ute? Agashya kahabaye nakaye? Ndari ngo gusobanurire 5/5, niyo mpamvu nanjye mba ndi kugira ngo ibintu byanjye bigende neza. Upfe gukora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo ibiganiro byanjye mba nakoze bijye bikugeraho 5/5. Aha Rusizi rero umwarimu arakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15. Wakwibaza ngo byagenze ute se? Kuki umwarimu ari gusambanya umwana w'imyaka 15? Yabuze abakuze, byagenze ute? Reka mbanyuriremo dukubite tubangura twirebere. Aha ni Rusizi nababwiye ko ariho turi. Umwarimu arashakishwa n'inzego z'umutekano akekwa gusambanya umunyeshuri yigishaga w'imyaka 15. Ese uwo munyeshuri yigaga mu wakangahe? Uwo mwarimu yigishaga iki? Uwo mwarimu yari afite imyaka ingahe? Guma hano ngusobanurire 5/5. Reka twikomereze. Umwarimu wo mu mashuri abanza akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga mu mwaka wa 3. Ngaho umva kweri, yiga mu mwaka wa 5 yigishamo ahita atoka. Ni ukuvuga ngo hano Rusizi umwarimu wigishaga mu mwaka wa 5 arakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15, agahita abura, agahita atoroka, agahita avuga ati uru Rwanda ndaruzi, barankanyaga pe, reka nigire inama ntoroke. Ariko mbabwire ko iyi nkuru y'umwarimu tuzayikurikirana 5/5 tukayiba. Reka dukomeze twumve. Ni umwarimu wo mu murenge ni umwarimu wo mu rwunge rw'amashuri rwa Gasumo ruherereye mu mudugudu wa Gasumo, akagari ka Rwambogo, mu murenge wa Butare, akarere ka Rusizi, mu ntara y'Iburengerazuba. Amakuru rero twahawe na Blaze Boy TV show wamenye niko Blaze Boy TV show yamenye nuko byabaye ku wa 6 n'uyu munsi w'iki cyumweru. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'ishuri ntibyadukundira. Icyakora aya makuru twayahamirijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butare, Ntawizera Jean Pierre. Ni ukuvuga ngo aya makuru tuyahagazeho 5/5, dore ko twayahawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Uwo munyamabanga akaba yitwa Ntawizera Jean Pierre. Ati ni umwarimu w'umugabo ufite urugo, ikeka ko kuri uyu wa 6 yaba yasambanyije umwana yigishaga w'imyaka 15. Twakimenye ku cyumweru saa 3. Twafashe umwana tumujyana kwa muganga kugira ngo batabare ubuzima bwe hakiri kare, abashe no kwitabwaho. Ariko gusa uwo mugabo we umwarimu wamusambanyije yahise atoroka. Ngayo nguko rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butare Ntawizera Jean Pierre yavuze ko kuri uyu wa 5 tariki sinzi ntago zigaragara neza, ni Gicurasi 2025, kufatanye bw'inzego zitandukanye basuye icyo kigo cy'ishuri bagatungurwa no gusanga hari andi makuru y'umwarimu w'umukobwa wigisha mu mashuri yisumbuye y'imyaka 22 akekwaho iki se? Nkorera kuri subscribe. Ukekaho kuba aryamana n'umuhungu wiga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye w'imyaka 21. Reka nawe iki kigo rero ndumva ari amateka. Ni ukuvuga ngo uyu mwarimu we yari yakana gato y'imyaka 15 ahita atoroka. Mu kujya gukora iperereza basanga harimo undi mwarimu w'imyaka 21 ukekwa kuba nawe akora wunjenje n'akana k'imyaka 21 kiga mu wa 5 w'amashuri yisumbuye. Iki kigo ni amateka. Reka nawe ngo bisanzwe bizi ko hari n'ibaruwa yanditse muri icyo kigo cy'ishuri babihamya ko basanganywe.
reka nikomereze. Yakomeje avuga ko nta rwego rw'umutekano rwabafashe, baracyashakishwa. Kuvuga ngo bo bahise bavuga ati uwo mwarimu w'umukobwa yavuze ati njyewe nta rwego rw'umutekano na rumwe rwamfashe, ubwo inzego z'umutekano ziracyaperereza kuri iyo kesi. Ati uyu munsi ubuyobozi bw'umurenge, polisi na daso twakoreye muri iki kigo tugira ngo tuganire n'abarezi n'abanyeshuri ku burenganzira bwabo, ibyaha n'ibihano, no kubashishikariza gutanga amakuru hakiri kare. Mu butumwa umunyamabanga nshingwabikorwa yageneye abaturage ni ugutangira amakuru ku gihe, ababyeyi bakirinda kugwa mu mutego wo kugurisha ubuzima bw'abana babo, kwirinda kujya mu mishyikirano n'uwahohoteye umwana. Ni ukuvuga ngo umunyamabanga nshingwabikorwa yavuze ati mwe ababyeyi mwe mwere kugurisha ubuzima bw'abana banyu mujya ngo kumvikana n'abahohoteye abana banyu. Reka yasabye abana kwirinda ababashuka no kunyurwa n'uko iwabo bari. Icyo cyo nicyo kankomeze. Ni kenshi hirya no hino humvikana inkuru z'abantu bakuze basambanyije abana bakabatera inda. Ese buriya uwasambanyije umwana we buriya agenerwa ikihe gihano? Reka turebe. Ingingo ya kane itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange igena ku muntu wese wasambanyije umwana abakoze icyaha, ivuga ko iyo umuntu asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba ari igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Ngayo nguko rero munyumvire ibyabereye Rusizi, munyumvire mwokabyara mwe. Iyi ni Blaze Boy TV show. Nabijeje kuzajya mbahera amakuru ku gihe, amakuru utasanga ahandi. Upfa gusharinga ino video, ugaparitaja, ugakora kuri subscribe, ugakora kuri share, ibintu bikagenda neza, tukareba ko twazabona umugati w'abana bacu. Ciao, ish your boy, ish your channel, Blaze Boy TV show.